Mm. 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 Muraho nongeye kubasuhuza nk'uko mumenyereye ni umukobwa yitwa Kadoji. Uyu munsi tugiye gukora isosi yitwa ragu de beef. Mukore abantu, mukore subscribe, mukore share, like, comment. Tugiye gukora ragu de beef. Ragu de beef ni inyama y'inka zivanzemo n'ibirayi. Isosi y'inyama irimo ibirayi nyine. Mube hafi rero murebe ukuntu mwabikora. Kwa kundi uvuga ngo urateka ibirayi kwabyo, wapfa ari ukuntu ushobora kubivanga n'inyama ukagenda ukabirya bikaryoha, ukabivanga bikaba butamu cyane cyane. So mukore subscribe, like and comment. Turaza mu kanya rero turebe uko tubikora. Tugiye gukoresha inyama, dukoreshe ibirayi. Ngenda guteka ibirayi 3 kuko inyama atari nyinshi, si ngombwa ibirayi byinshi. Ndakoresha amakarote na 2 n'igitunguru cyane cyo gutekesha. Nkoresha igitunguru cy'umweru. So rero tugiye kubikata bino, ariko mbere ya byose tugiye kwita tubona tukaranga inyama mbere ya byose. Ukata ibitunguru rero mu buryo ushaka, tudukurikizaho ukata. Umaze gukaranga inyama zawe rero uko bisanzwe, nk'uko bikaranga bisanzwe, bikapfundikira. Hari ukuntu inyama zihita zizana amazi menshi nyine uri kuzikaranga, ukavangamo ukazigaragura, ukajya uzisura buri kanya. Noneho hano ukahita ushyiramo poivre, ugashyiramo n'umunyu. Ushyiramo poivre ushaka, ngenda gereranya bitewe n'uko ibyo natetse bingana. Ugashyiramo poivre ushaka, ugashyiramo n'umunyu, ntuze kuba mwinshi, ugashyiramo umunyu nyine uteka ibiryo byawe. Warangiza ugapfundikira kugira ngo umunyu winjiremo neza. Nyuma y'ugareka bigatogota nk'iminota 7 gutyo, ukongera ukaza ukabireba amazi yawe iyo akiri menshi, uyita uyaminina. Uhita uyaminina, ariko ntabwo yamena, uraza kuyashyiramo nyuma araza gukora isosi yacu. Uhita uyaminina ku ruhande, noneho ugashyiramo, ukareka inyama zawe zigafata irangi, ukazikaranga bien, ukareka zigafata irangi. Kumwe ukaranga inyama nyine bisanzwe nk'ugiye guteka isosi y'inyama nyine, ukabigira bisanzwe nyine. Narangiza zamara gufata irangi ugashyiramo bya bitunguru byawe rero wari wateguye. Ugashyiramo bya bitunguru byawe wari wakase, ukabikarangana nabyo, ukarindira nk'iminota nanone nk'itatu
kubera ko ibitunguru ntabwo urindira ngo bishye waba biruze gushya n'ubundi. Ugashyiramo ibitunguru byawe ukarindira nk'iminota mikeya nk'itatu, warangiza ugahita ushyiramo itomati n'ifashe atari inyanya zimwe zikase. Ushyiramo itomati atari inyanya nyine z'imbuto, ushyiramo itomati pesite nyine, ugashyiramo njye nashyizemo ibiko bitatu, biterwa n'isosi yawe uko ushaka nyine imera, ariko nyine igomba kuba ifashe neza bye ikaba iryoshye cyane. Ibiyiko bitatu binini ukagaragura neza kugira ngo bye bize gufata mu nyama hose byivange, warangiza ugapfundikira ukarindira nyuma y'iminota 2 ukaza ukagaragura, kubera ko isosi ikunda gufata hasi. Buri nyuma y'iminota 2 ukaza ukagaragura gutyo kugira bidafata hasi bitagushirirana. Warangiza ukahita kandi ubona bifashe irangi, uhita uzana ibirayi byawe, bya birayi byawe wakase neza ukahita ubishyiramo. Urumva inyama ziba zirimo gushya nyine ukuntu kwa kumwe ziba ziri gushya nyine. Ushyiramo ibirayi byawe ukavanga nabyo bigafata irangi neza, bye bigafata irangi. Warangiza ugapfundikira ukagumya ubisura, ukongera ukabigaraguramo nanone ukarindira. Nyuma y'iminota 5 ukahita usukamo ya sosi, warangiza gusukamo ya sosi ukagaragura ukahita uvanga. Urabona ko ntabwo nabyerekanye nyisukamo, ariko urabona ko bimeze nk'ibitose bitari hakurya byari bimeze nk'ibyumye. Ukahita upfundikira iminota 5, warangiza ukongera ukagaruka none ugashyiramo amazi, ukahita ushyiramo amazi akarengera ibirayi byacu n'inyama zacu. Urumva ntabwo ushyiramo amazi menshi, ushyiramo amazi ari burengere nyine ibiryo byacu, ari burengere ibirayi byacu, ugashyiraho bitewe nyine n'ibyo watetse. Ariko urumva ntabwo amazi aba agomba kuba menshi, agomba kuba arengeye ibirayi byacu. Mwabibonye rero ko hano amazi arahagije yacu. Noneho ugahita upfundikira ushyiramo amazi nyine ahagije, aya arahagije. Ushyiramo amazi ahagije, warangiza ugahita upfundikira neza ukarindira bigatogota nk'iminota 20, ukabireka bigatogota nk'iminota 20 y'amazi, ukabona ameze nk'amanutse, ameze nk'akamye. Urumva nibwo ibisosi yawe bibaye isosi. Urabibona ko ngarutse, urabona ko y'amazi yakamye, urabona ko yafashe nyine, yakamye, yagabanyutse. Yari ameze nk'arengeye ibiryo byacu, ariko urabona ko yamanutse, yakamye. Iyo ubona ko yakamye uhita uzana ugashyiramo urabikanda nyine ibirayi ukumva ko bihiye, wamara kumva ko bihiye ukahita ushyiramo tungurusumu zacu, ushyiramo ibyo ushaka nyine bitewe n'uko kasite watetse. Nashyizemo igiko kimwe, warangiza ugahita ushyiramo magi imwe. Nashyizemo magi imwe kubera ngo nashyizemo umunyu, ntabwo nshaka ko biza kuba igisoryo cy'umunyu. Warangiza ugahita ushyiramo za karote zawe, kubera karote uzishyiramo bwa nyuma kubera ko zishya vuba, uzishyiramo umunota wa nyuma kugira ngo zitaza gushya cyane. Karote zihiye cyane ntabwo ziryoha. Warangiza ugapfundikira. Noneho iyo ubonye utuvuta dutangiye kwireka hejuru, biba byahiye, ugahita ushyiramo feuille de laurier zawe. Ushaka kuzishyiramo bigatogotana, ushaka no kuzishyiramo nyuma nta kibazo. Isosi yacu rero urabona yahiye, tukaba tugiye kuyarura uko imeze. Isosi ushaka kuyirisha umuceri cyangwa se ukayirya gutyo n'ibirayi byawe ukoze. Urabibona rero ukuntu bisa neza, butamu. Guys, tugiye kumva isosi yacu rero ukuntu imeze.
ngiye kumva nimba yaryoshye. Tamu. Ni isukari. Byaryoshye cyane. Mubigerageze rero mu rugo muzambwira. So murakoze, mukore like, share and comment. Peace, bye.